erega twumvikane wari ufite ibintu byinshi bikuranga uri mugufiya mfite n'akanyonjo ufite n'inyonjo ndikwanga kubivuga nagira ngo abantu njye numva baraguserereza ngo ngura umugabo uhetse ngo umugabo uhetse undi ubundi urabyemera ko kuri umugabo uhetse umwana buriya umuntu ibyo avuze ntacyo biba bitwaye okay dukomeze mbabarira cyane story yawe iratangaje kandi yasekeje nyuma y'icyo gihe umaze gufata amafaranga uburyo wagiye uyakoresha nuko wagiye wiba byo ntabwo twabivamo ni urugendo rurerure ko tuzi yuko muri kariya kazi habamo gufungwa umuntu agera hakaba nk'urugi bafungura umunsi ku munsi wowe ntabwo wafatwaga oya gufatwa erega iyo ukora kariya kazi yaba harimo risike ndende hari ugufatwa se navuga yuko ngo ari amahirwe ngo Imana uriya nukora ibibi wese agenda yirageza Imana urasa nawe wabyuka kuvuga ati Mana umbabare uyu munsi unyereke indangare nzibe naravuga Mana umfashe ntibamfate mfata umurezi isengesho nkari kubita bye warasenga ngo Mana mfashe uyu munsi namara no kumufata avuga Mana urakoze kuma yidage okay birumvikana ibyo ngibyo ubwo twabyumvishe urakomeje nyine mbwira ntabwo wakubitanaga n'inzego za leta ngo zigufunge ufatwe ufungwemo muri weekend imwe nafungwagamo nka gatatu none se ko tuzi ko muri weekend bafungura ku wa mbere wabacika gute oya biterwa bavuga ngo iyo ugiyemo ku wa gatanu uvamo ku wa mbere burya biterwa nuko wisobanura ushobora kujyamo ku wa mbere icyo gihe igihugu cyacu kitaranatera imbere cyane nawe ubwo nakaruswa kari kagikora ku wa kabiri basohora abantu nko mu mbuga nk'iyi ngiyi ngo urazira iki wakwisobanura kukagegera ujya ku ruhande hariya wakagegeraho kubura hariya ngo ubundi nurangiza gukubura witahire gende bakwandukura ariko icyo gihe naba nyigera mu mujyi aba nibye umuntu akakugaruye aka kagegera siko mwaza ariko afande ubumwe mwamwandekuye nijoro nkongera nkagarukamo nkatekereza kongera kwiba umuntu kandi ubwo ndanabifite no mu mufuka ibyo namwibye cyangwa se nijeke yiwe nyifitemo hano kuko nayibikagamo hano ijeke ariko uzi gufata ijeke ukayitsimbamo hano radiyo ukayishyiramo hano urufunguzo mo hano byarohamye burebure kugenda none iby'icyo usanga ibi ngibi byaramenetse none se nta icyo gihe abajura barafatwaga bagakubitwa nta mujura wakubitwaga icyo gihe ahubwo yarakumenaga icyo gihe banza n'igihugu cyacu nta n'umutekano cyageraga muri icyo gihe oya icyo gihe byo mwari umuntu yaravuga ngo baranyibye karinda aho wazamuka umusozi ukagera kuri 40 cyangwa mu Biryogo urakujya n'inyuma abantu bari bagifite amahungabana menshi bari bagifite amahungabana cyinshi kiriya gihe hatarazaho n'ubwo buryo bwa police community uburyo abantu umuntu abijisho rya mugenzi we birumvikana kuko kiriya gihe umunyarwanda wese yabaga ifitiye ibye mu mutwe we abati genda shana ibindeba bireba ibyawe okay none se kugira ngo ukizwe cyangwa kugira ngo wumve yuko uretse ko nari nkifite kandi kabazo kamatsiko uretse kiragiye wibye miliyoni 10 ayandi menshi waba warafatiye rimwe n'inkangaye andi menshi naba narafatiye rimwe mu masera icyo gihe nari natembereye i Butare ko bakozi b'Imana bari barakugireho kuko nanjye narasengaga niyo mpamvu Imana yamuzaga nabo nanjye narasengaga icyo gihe nari natembereye i Butare nagiye kureba famiye mfite uduforari nduzi uko yari menshi ariko twari uduforari kuri ubwo yari nkangaye icyo gihe yari 80,000 ni ukuvuga ngo ntabwo ajya kugenda mu mufuka udafite 80,000 ubwo icyo gihe waga wakenye mfite 80 ndagenda najyanye ari n'uzari agence imwe bitaga T2000 bari bafite aho bahagararaga hari resitora hari iki igeze i Butare
mba mvuyemo ngigera i Butare ndavuga ubu mite njya mu rugo diregite kurya nta n'umuntu wibye sinatekereje iyo atekereje reka mbanze ndebe yuko nafata agacupa kuko buriya nanjye nikundiraga icupa bamfasha agacupa banatse baraje barambajije nyibona uwo mu mansera n'uburyo yicaye kuko yari yicaye impande ryanjye kurya n'abandi bicaye hariya ndakarikira ndareba masera ibikapu bashyize munsi y'ameza birimo amafaranga hano harimo amafaranga urakoze cyane uragiteruye wapi nahamagaye umusisita umwe w'umuseriveri ndashaka kurya hari iki byose birahari gikojeje hariya banzaniye potaje nibwo bwa mbere nari avuga se ubu basigaye batogosa amata bakayashyiramo ibitunguru bagashyiramo n'idodo bagashyiramo n'ibikojejemo igihiko kubera na swingi n'inzoga nayo imaze kunywa numva ni ibintu aribwo bwa mbere numva atari kategori yanjye namaze isaha yose nicaye si ibintu byo kuvuga ngo ni oya ni story ariko ni story ndende kandi ngiye yambayeho Masera umwibute icyo gihe hari ikinyamakuru bitaga The New Times sinzi icyongereza wenda France ho nagerageza akantu gake ariko icyongereza sinyiza ariko France nayo ni yindi nyine nagiye nkura mu muhanda kurya The New Times barayinzanira mbe nsoma negereze icyo kurya ngazandeba bya bishushanyo by'abakinnyi nkahita nzunguza umunwa kugira ngo na Masera abone yuko nanjye nshobora kuba ndi umujisto Masera agatotsi kamutwaye gatoya yagiye kurya nanjye nari ndi ku gapeti mitsingi yagakubise seke sister nawe mba ndamubwiye nzanira kandi gapeti n'abarakaza Masera yicuye asanga wagiye umva hoya yari yicaye nawe ari kwisomera bya bitabo byabo byo kwa Yesu nyirimo byasingizwa byo kwa Yesu nyirimo nagize kurya mba nguye kuri kaga na bwa bukofi bw'abamama urabizi abamama batwara ibikapu binini kurya ariko bajyana akawareti kabo bagira kandi mindani kaba karimo irangamuntu amafaranga uduceri yasaguye nahise njyaho bita Rwabayanga niyo purasi nayiriye narabwiye mwatinze ariko ntago ngenda nabishyuye ndabishyura ngaya ahubwo uratwishyura 13 natariye ngo yapfa kuba wakatanze komande nubwo wagenda it's okay naribi icyo gihe ubwo hari mangahe wasanze hari mangahe sanzemo $800 nsangamo $30 by'amanyarwanda wamukenyeje yagakara $800 na $30 y'amanyarwanda urakomeje uribye ibyo ari byo byose ubwo umaze kugera ku rwego uba mu bajura baruharwa muri iki gihugu ko nageraga na brigade za santima se bazizana zo kubona ngo umwana mu cyumweru kimuje gatatu kandi dosiye ni imwe ni telefone ijeke amafaranga ugereranyije nko kuri top ugereranyije kuko burya ibisambo biba biziranye turi aho yageze nanjye sinahagera wari uri nko ku mwanya wa kangahe mu gihugu mu bari wanted ko ari gihe bigeze gukora liste iriho abantu nka 200 y'abajura ruharwa y'amaciza atandukanye ari ndi ku mwanya wa 7 inka yanjye mu gihugu hose hasi mu gihugu hose okay muri Kigali nyine muri Kigali muri Nyarugenge n'ubundi rega niho byaberaga icyo gihe n'ubundi ibintu byose niho byaberaga icyo gihe uri ku mwanya wa 7 muri abo ngabo nka 200 n'ijana leta yabasubije ku murongo ariko iyo generasiyo yose muri abijana nawe urimo mu barokotse muri abo bose bamwe bagiye bicwa bazira ibyo bakoze kuko wowe nta kuntu amakuru ndayafite icyo gihe bavugaga yuko igihe cyarageze
babona yuko nta bundi buryo uretse kugenda bafata umujura bazi bakubita cyangwa bamurasa agapfa kuko bari barananiranye ab'intangarugero kugira ngo ab'intangarugero mu bandi batanu bari imbere yawe bariho akubwira muri 20 bo kuri urwo rupapuro bose babakubise muri raundi ya mbere ninjye wayirokotsemo iyo raundi nyirokokamo azaza niyoberanya ariko umutima nawe ukambwira uzarya iki mwongera nkaje kuko icyo gihe ntago nagendaga ku manywa nagendaga mu ijoro wageze igihe cyo kuzajya weba nijoro niba nijoro imodoka usanze n'imodoka kuyifungura namuwe nimba naratwaraga ese ku mwaduko w'ama laptop ntabwo wari warakijijwe cyangwa wariho nta ma laptop narazibaga yasigaye mu modoka narayitwaraga ariko laptop ni cya kintu kuko kiriya gihe laptop yatungwaga n'umuntu yizi kandi yaramuhenze kandi zigatungwa n'abantu bakeya gufata wibye laptop bakwicaga noneho nta n'iminsi 2 baguhaye nta n'iminsi 2 yo gutekereza ndagira ngo tubwire Muvunyi umutima akayihayeho ko kugira ngo ukizwe ube umuntu muzima ibyo byose ubwo wari ukiri umusore washatse wabyaye nyuma yuko uvuye mu bujura byagenze gute marayika murinzi wakugendereye yakuganirije iki ari umugabo umwe bitaga wari umufande yari kapiteni yayoboye brigade ya Muhima mu gipolisi mu gisirikare akubwo bamwitaga Gasasi wona gendarmerie mwarakoranye n'ubu yasi gendarmerie ni ejo bundi muri za 2099 uwo Gasasira ndabyibuka igitekerezo yatangiye kukimba muri Nepadiriya yabaye bwa mbere bamushwate nimba ari bamuswate bari Nepad yaje irimo abaperezida benshi cyane barenze nari mazemo amezi 3 yarankiza ari ikizu cyabaga nyuma ku Muhima bitaga indege yarankizemo ndi umuyobozi wacu ari ngiye ukontorora abafungwa barimo iki n'iki ariko nanjye arambwira wowe maje kukurambirwa mu maso yanjye amaje kukurambirwa niko yakubwiye yego wumve ngo muri icyo gihe cyane Pade banjyanye gukora isuku aho bita uriya muntu uzumenya abafungwa ubika iby'abafungwa umupolisi giye nakubitanye n'amadolari y'amafabio ahantu bayashyiraga mu gatajeri amafabio amadolari apfuye nyine nahise sinikanze ngo ndafunze yimuye n'idolari icyo nakuyemo narakibonye yahise afata icyo gihumbi cy'idolari ya fabio ndi mu masuku neza amafobie wayibaga ariko wari ubizi ko nari mbizi ari amafobie nari mbizi ahubwo mvuga ngo nubundi ndafunze sincika ndahita ngaruka kwifunga direct nahise nyura hejuru urabizi hariya ku Muhima abaga traffic aba na polisi basanzwe yazamutse muri kantine ya muri traffic urabizi ugeze kuri za kioske zo kumuteremuka hano ibibati byari byarega ndahabona nahise nsesera fata moto no kwiposta kubera kwiposta bari banze uwa mbere nahamagaye yemvuye mu Kiyovu mfite igihumbi cy'idolari gira vuba sinshaka gutinda muri uyu mujyi yahise nkubita 200 nimita mubwira mu gihumbi cy'idolari 200 urumva atari none urumva nagwereye kuri aya ngaya wowe yagenda ngo ndongeraho 2 ngayishyura nayo mu motari nahise manuka direct ko nabaga musi ya gereza urayitorotse ariko uya nago naturotse ndabwira ndushye kwicara kandi kuzenguruka muri iyi mbuga yanyu yanera satani nabanje ariko guca kantine ufata ku mata amata n'ubundi muri mabusi ari ibintu bagemuraga si icyo gihe ko abantu bagemuraga ahubwo nakubise cya mitsingi gikonje cyurubura singiye okay umuntu wahise nkosora se ko bo bitaga Kamanzi watwaraga imodoka yahise nkubita imbwa yurushye
wowe urafunze uri kunywa mitsingi njye nayibuze ndi mu kazi kawe nabuze n'icyo gufata wambwawe uranywa mitsingi abwira afande wowe bakumeneremo baguye bose si ubwo yo minguka hariya muri uriya muryango wabivuze bamukubise y'urubura ubwo nanjye mbonye mu kazi yo kwiyongeza ikindi amafaranga uyafite se yo kwishyura ese nari mvuye kuvunjisha idolari ariko se tuvugisha ukuri nta miti wari ufite wakoreshaga nta miti nayo wateraga abantu uriya ahubwo muri icyo gihe nibazaga ngo hari abatubuzi umuntu akaza akakwegera gute ngo aragutu nanjye icyo kintu ngiye nibazaga abo bantu batubura bagira imiti abantu noneho waje uwo mukapiteni arakuganiza arakubwira ati ndakurambiwe mu kigo cyanjye ese afande nkora iki wowe shaka ikintu ukora njye ngutera inkunga nese ubu ndakora iki afande nimba nta kintu cyo gukora ufite yahise nzamura ahantu bogerezaga ubupistori bwahagaze ubwo bafatanaga abasambo ubwo bageraga gute bwahagaze baba barinitse muri esanse kugira ngo buve ingese uwo munsi birirwa banyigisha gejeje nkasanga icyo gihe hari mace ya Rayon Sport na Motema Pembe ku Mahoro icyo gihe amazi arabura muri Mabuzo njye wapangaga abari buvome abari buteka impungure barambwira ngo jya gushaka amazi ku Muhima ese mfata ajesa ya leta oya nayikodesheje ku muhanda nabaga ndi erega yuri hari uri umuyobozi uri umumiliyoneri ufite no kugafaranga ufite kugafaranga ubwo ndagiye mbanza kubwira wa undi kwa usoma buso babika ibikoresho aramubwiye nyeneyemo amajerekani 5 ariko mu 8 ko mutirazana ne izanane fata urufunguzo ugenda uyazana icyo gihe nari nambaye agakote naciyemo hano bangeze ku mufuka w'urumogi rega no muri leta umuntu arahiba bamfashe urumogi ndapakira neramo ndazengurutsa kugira ngo atabona yuko hari imibyimba fata bya majerekani mitanyatwara kurcyanya ndayegera genda nabihishe ndamubwiye ngiye kuzana amazi ni ku Muhima nago mwamundi mufungwa se tukajyana ngenda ndamumenya genda none agenda wemva mu kanya baraba kugaruka fata moto wako ngo wari warabaye nk'urugi bagufungaga bagufungura fata moto hariya n'urumogi rwawe oya bazihambiro yarabizi se yapi mbe ndamanutse ku Muhima ebana imbere yo kureta hari ikinamba gihari ayo majerekani nahise nyasiga hari impande nawo kapi hano kureta wa muhanda mushyashya baciyemo uhingukira muri amaferuje batarakora fresh kuri hari akanamba kari munsi kurya kameze nk'aho itaje yari kuzamukira ukuntu majerekani ndayahasiga ku mawidi ku rumogi rwanjye ndarujyana ujya kurushakira isoko barundanguye kuri veni ariko narukuyemo nk'angahe narukuyemo 22,000 wibye leta mba nguze kanyanga agacupa ka fanta tugiye nakaguze nimba ari icyabiri ndagasomye biba bimbwiye kuhita njya kuri match urafunze none ugiye kuri match no kuri match ya Motema Pembe ubwo burinzi bwavaga ku Muhima abapolisi bari kuri stade undagiye bankubitanye na Fande Kamanda none yahise hifata mu manga yikoma mu manga si Misa Fande ko nagiye nkabura amazi ku Muhima naye nkaba naje kuyashakira hano mu Migina nanjye umutima ukahita umbwira ajya kwirebera match ngumba bari sinkubure hari ahantu umva warangiye warebye match yarangiye bitugegereza ni delegite ariko n'amazi nayajyanye kada n'amazi nayajyanye naciye andi bankubise kanyanga litiro 3 nazikubise mu ishashi ko nayo nambaye igipantaro nta gipokese kigera ahangaha ko yashashi nyitebezamo hano nizingira ahangaha ku mukaba kugira ngo itameneka itani no kuyinjiza niko nayinjije ndavuga
wallahi none mu gitondo afande yaraje ikintu cya mbere yabajije yaje Kanyonja ari hano konsiye ari hano ese wari konsiye ari hano konsiye arahari afande nahise nanjye kuko nari ndi gukoresha amasuku mu ma office fande ndi hano yinyweraga ifege bamwitaga gasasira nywaga ifege yashiraga nk'ifege ashyiraho yindi wanakwicara hariya wamubwira fande nkubise umwotsi yaraguherezaga mace ndayireba ndataha njye nsubira amabuso ngo gereza winjiragamo nk'usubiye iwe mu rugo cyane rwose bagufungura garuka mu rugo none se kicyo gihe okay dukomeze icyo gihe njye naracomokaga nkajyana Sky kubyina njyanye n'umurinzi w'umukobwa ari we unjyanye ufunze ukajya kubyina yego ku bana bavuye Cadette hariya waramubwiraga sister njye ndashaka kujya kwenjoyinga mfite amafaranga ndayafite ko hari ni time uzageraga ukanamumenerega none se tubwira ukuntu wakijijwe niho twari tugeze afande baranyegereye ndakurambiwe afande urandambiwe yego nanjye rega mbikora ari ukubera inzara afande yankubise 120 saveni ziwa zisora sinkoze mu ikofi yanjye mfite umuryango n'amafaranga nkorera naganyemerera kuba naguhaye amafaranga fande urakoze ariko ninkubona imbere yanjye nzahita nkurasa dore muri pistol harimo amasasa ngana kurya reba amasasu leta y'ubumwe ntago yagura iryawe n'isasu we ryakujyamo ryaba ripfuye ubusa we nzagusoza uragenda witekerezaho utekereza kuri iryo jambo mba negereye umutipe umwe wari inshuti yanjye twasangiraga urumogi ndamubaza gucuruza inkweto kwinjira mu nkweto byasaba iki uzashaka 20 ngutangize mu nkweto z'inzana ijana narishyize hari fata za veni yanyatse ubwo amaze gushira nk'ukwezi nitekerezaho nekereza fanda ubu ntago ari kunshuka ubu mfashe umuntu nkamugera imbere yandasa cyangwa kangice bikora nk'ubikoreye agashungo kugira ngo mbanze ndeba fande ni nahise nibaga telefone kandi yaramayiri wagarutse fande barambeshyera iyo telefone y'5,000 icyo gihe yari inuza Regisoni ziriya z'amantene urayigira 5,000 iriya Regisoni kigura 80 na bingahe wowe wigize ya 5 hari Nokia hari 3310 na Regisoni izo phone za fanda arambwira wowe kugira ngo uve hano urishyura 50,000 ya telefone y'abandi Regisoni fande nayo uzi kugira ngo mave ara ibaza umuntu w'umuyobozi yambaye rankaziwe ngo ni izina ry'Imana nuvanga hano n'umuntu uzakurekura igipolisi nzakireka wowe guha amafaranga yanjye wongera ungaruke mu gitondo twagiye hehe kuri foreign papi ku matoyi urabizi ku muhima hari igiti hari igiti cy'inturusu kirekire ari agakuta k'amatafari kangana kurya nikubise rimwe nari mugufiya nikubise rimwe mba nguye inyuma y'amabuye kwambuka kaburimbo ahubwo kwambuka kaburimbo njya kumanuka njya ku muhima kuko ari umuhanda wahitaga ujya muri traffic kurya ari ibizu bya birangaye ukuntu na sose rimwe mba nguyemo banza kureba wakingurira imodoka zijya muri traffic ruguru mu traffic anza kureba nimbari mbona nawe ari ku rubaraza yejyanye nambutse kaburimbo kuva icyo gihe nahise mvuga none ubu nanasubiyeyo banyica yare nukwita bansoza bamwumfurimye kurike ngo mutipe ndamwegera njyana mwibaro amfasha kurangura inkweto z'inzana we yarambwiye wowe nzaza ngereka ujye ungenderaho
inkweto y'icyana buriya mu ibaro muri cago zaguraga makeya yagerekaga 1000 njye nkahitamo pandadesi nanjye ariko nk'umukoniseri wo mu mujyi z'utuntu abanyamujyi baba bashaka agenda mugenderaho kwa kundi wajyaga kugura icyangwe kwa Manase yo wabaga wamaze kwiba ibyo wari umaze kubimenyera. Hariya ntago nari mbizi bikiragiye ayo yaciraga Manase kuko nanjye nabaga nabifatiye for free. Yanciraga senkani sinkatuze ahita nkuramo nkamuhereza. Aha nuko icyo gihe uba uravuze uti he no kongera kwiba cyane rwose. Baninjiye mu ibaro ndayikoramo ntihagira abantu baza bakubwira abajura mwibanaga cyangwa bavuga ati wowe byagenze gute bumve uhuye n'ibigusha bishaka kugusubiza mu bujura. Icyo gihe nabo ntago babyumvishaga bavugaga yuko ngo ndi guheza ari system uri maneko kujijisha. Iyo umwe yavuye muri izo kundi akiza bavuga yuko ari kubuneka abandi cyane rwose. Bigera naho none kuko urareba muri cago hariya kuko isuku naritangiriye Kiruhura ninje urareba habaga ari mu kibuga nka kurya ugafata amafaranga yawe ukayanaga yangwaga n'imbere atarayanjye nayafata nkayahereza nyirayo ukahereza nyirayo. Warakijijwe warabaye umwana mwiza byaramvuyemo. Uza gushaka umugore urubaka urabyara uri papa w'abana 3. Naje gushaka umugore mvuye muri izi karitsiye nk'ari karitsiye z'ibiyobyabwenge nazo za Gitega za Cyahaha iriya yaciye agahigo. Kuri icyo gihe mba ndavuye njya kuba ariya mu Kigali ni naho natangiriye ncuruza inkweto mba njyenyine. None ubu ngubu umaze nk'imyaka ingahe utiba? Maze imyaka 17. Umaze imyaka 17 ngo waravuye mu mwuga w'ubuyobe. Yego. Okay. Imana ishimwe. Urashimira iki leta y'ubumwe n'ubwiyunge, leta y'u Rwanda yabashije kuguha amahirwe yose ashoboka bakagoragoza urabashimira iki? Okay, leta y'ubumwe wayishimira nago wabona nawe yera. Leta y'ubumwe wayishimira ariko mbere na mbere Perezida wa Repubulika buriya Excellence umubyeyi uko kwishimira nanone aho yakuyeho cya gihano cyo kuvuga ngo kwica. Nicyo kintu buriya kintu cya mbere buriya kiriya gihano kikiriho waribaga? Kiriya gihe kikiriho nigeze kuzaza nongera akaboko kari kurega ukuntu ariko byari byaratangiye kugenda bigabanyuka bimvamo ko ntago nahise mbireka diregite kurya byamfashe igihe. Okay. Ariko imyaka 17 irashize navuga yuko uvutse bwa kabiri wagirira ihe nama abumva yuko ibintu bishobora kuboneka mu nzira y'ubuyobe. Hari wampaye story ambwira amastori yawe arambwiye ati hari abantu bigeze kuza bavuga bati ubwo bari kuri recherche y'ibisambo akabombo baravuga ati baje basanga uri muri menera beto wabaye umuyede urimo urakora ikiyede baravuga ati wa muntu yarakijijwe. Uriya murenge wa Nyarugenge ninjye wayoboraga abayede ninjye wayoboraga bese ninjye batumaga kenshi ibikoresho. Sibyo ko mu kazi nyine nta muntu mu kazi ugomba gupyeta mu kazi. Ko gupyeta bitandukanye no guteramo intoki ebyiri ngo urebe masera asinziriye uramwebye. N'umuntu buriya no kugira ngo mve muri kariya kazi yacinjije agafera beto ka metero imwe. Uhita ubireka? Barabarinzi babo bo muri rezavu ku kafera beto ariko njye nahise mubwira unshinjije ubujura agafera beto njye ubwanjye sinigeze nanakabona ngo niwe ushinzwe abayede ngo uriya muyede ngo yagatwaye gute oya kandagaye hariya yagafata ashaka yuko yiboneraho senkisa cyangwa yibonera igihumbi bitewe no kubuzima babugoranye. Uranyirukanishije umushahara wanjye w'amezi 2 ntago nkubonye uzawuma wowe. Namuhaye icyumweru kimwe mufatira kuri zira dayatsi zo mu Gacinjiro yikoreje fera beta abantu bane ese mubwira tura hasi suri umuyobozi ariko tura hasi kandi nudatura hasi ndakubahuka
oya ngo ubufashe iyi telefone yawe ndayishaka iki, mukanya uhita utera induru ngo nari nyikwibye. Fata telefone yawe, ndashaka amafaranga yanjye y'umushahara wanjye. Imishahara amezi abiri. None wowe witekerezeho kuri iyi mizigo wikoreje aba bantu. Uraranguye se, uri umurinzi, ntabwo uri umucuruzi. Nanjye cyakora icyo nakoze, yamaye amafaranga y'umushahara wanjye, za fera beto nazo ndazimurya. Icyo gihe ntabwo namwibye kuko njye nashatse kumwereka yuko yari umunyamujyi umurenze. Okay, nibyo nandi kukubwira rero, urubyiruko rwumva yuko hari abacyumva yuko babona bakura mu buzima mu bintu by'indonke, mu buzima bwo kwiba, mu buzima bwo urubyiruko ntago narushyira muri iyo kategori. Abana b'ubu ngubu sibyo ko abana b'iki gihe bafite ikibazo no mu mutwe, ariko si gusa. Yego twebwe wenda hari ibyo twari duvuyemo, ariko abana b'iki gihe wenda mwe mutarabashije no kwiga n'ubuyobe bwari buriho. Abana b'iki gihe bo rwose, abana b'iki gihe ababyeyi mushyiremo ingufu, buriya nanjye ndebera ku banjye. Jyewe ubwanjye hari igihe ngera mu rugo ndavuye, umwana acunze nyina ku jisho, nawe ahise yirukanka gukongera gutaha guhurira mu rugo, ngo nari ndi muri tapi ngo ndi gukina umupira. Saa 3 uri gukina umupira wahereye mu gitondo. Icyo gihe aho uzi ko nta n'umuntu ujya ukigera. Okay, bakunze ba Pare na Marene rero, by the way, mukomeze musengere Marene, ararwaye. Imana imufashe. Reka rero dushimire Muvunyi ku buhamya bwe, nkeka ko duciyemo kabiri. Ntabwo burangiye. Ibyiza biri imbere, mutegereze hari ibyo tubabikiye. Uri kumva? Muvunyi rero murabona yuko hari umuntu ufite ubuhamya bwinshi, afite n'amakundi menshi babanye, ariko baretse n'abantu benshi baranze. Nge nshobora no guca ku muntu akambwira uracyariho wowe, akira 1000 cyangwa ufata 2 ntuzabona na 5. Nkubwiye ngo ujye unywa agacupa, jya wicara uganire n'umuryango, wanywa icyayi, ushima Imana. Wanywa icyayi, wanywa n'ako kabyeri, ariko ushimira Imana. Muvunyi rero wakoze kukwitabira ubutumire bwa Pare na Marene. Yego murakoze namwe kugira inama. Ibi tuba tubikoze kugira ngo tugire inama abakiri batoya. Iyo ubivuga warabiciyemo, ubivuga ubizi, biba biruta n'uwa wundi uvuga ngo umuntu arahinduka, umuntu wibye se ngo yonye ngo ihoramo, ngo umuntu usarahinduka. Muvunyi twaragana yarambwira ati nyuma yo kubona yuko maze kugira famiye, nitekerejeho nsanga ngomba kuyikorera, nkakoresha amaboko yanjye, pana ibyo guca inzira za bugufi kuko ngo zishabana bimbe. Buriya urugero rwa hafi, urareba iyi nyubako ngo ni igikondo, transit iriya y'igikondo. Buriya utarahindutse uyihoramo, ariko kuva n'aba bayimfatiyemo ndi kuzunguza inkweto, nta muntu wari wangeza hari, kuko hariya wahangeza se nakoze iki. So ngayo nguko rero Pare na Marene nakagaruka. Muvunyi turagushimiye kubw'umwanya wawe n'ubuhamya bwawe buri kare. Rwose ababitekerezaga, urumva wakiba, ntabwo wakiba ngo ugeze aha Muvunyi. Ntabwo wageze. Wibye akiba n'abamufunze, akiba n'inzego za leta afunze. So rero nimukizwe kandi muvuke bwa kabiri. Pare na Marene nakagaruka, murakoze.